Bivugwa ko kandi bigaragara cyane ko abantu benshi babaho mu buzima bwo ku isi ariko bakaburangiza batageze ku byo biyemeje, ndetse ugasanga baburangije badakoze n'umurimo bahamagariwe ku isi. Ahanini aha biterwa n'uko abantu benshi babaho batiyizi. Uyu munsi tuje kwibukiranya ku isomo cyangwa ku bumenyi bwitwa nimeroloji. Akaba ari ubumenyi bushingiye ku mibare igendeye ku gihe umuntu aba yaravukiye. Nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi mu bihe bitandukanye, ubu bumenyi bufasha abantu cyane mu byo bakora bya buri munsi ndetse n'ibyo bakwiriye gutunganya kugira ngo babashe kugera ku byo baba bariyemeje. Ramba kandi ugire amahoro. Nanone wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myitwarire, ku bikorwa byacu bya buri munsi dukwiriye gukosora cyangwa se n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Uyu munsi tuje kwibukiranya ku bumenyi bwitwa nimeroloji. Ushobora kubyita mu Kinyarwanda ko ari ubumenyi bushingiye ku mibare. Ubu bumenyi bushingiye ku mibare bwifashishwa mu gusobanura no gusesengura uburyo imibare ifitanye isano n'ubuzima bw'umuntu. Nimeroloji ikoresha imibare mu gusobanura ibintu bitandukanye by'ubuzima. Aha dushobora kuvugamo imyitwarire, imibanire, impamvu z'ibikorwa cyangwa se uburyo bw'imikorere n'ibyago cyangwa amahirwe bishobora kubaho mu buzima bwa buri munsi. Intego y'ubu bumenyi ni ugukoresha imibare nk'imibare igize amatariki y'amavuko y'umuntu, imyirondoro y'abantu cyangwa se ibindi bipimo by'imibare nk'amatariki y'umuntu yapfiriyeho kugira ngo ubone amakuru ajyanye n'imiterere y'umuntu, imyitwarire ye ndetse n'ibintu by'ingenzi bishobora kubaho mu buzima bwe. Abashakashatsi mu bijyanye na nimeroloji bemera ko imibare ifite imbaraga mu kugaragaza imiterere y'ibintu ndetse no gusobanura ibihe by'umuntu. Nitumara kureba neza iby'iyi mibare, nawe ushobora kureba ugasanga hari ibyo urasanga bihuje n'uwo mubare ufite koko. Ugasanga imyitwarire irahura n'uwo mubare ufite. Ni byiza ko rero wabyaza umusaruro iyo myitwarire cyangwa se ibyo twavuzeho kugira ngo bigufashe mu mikorere yawe ya buri munsi. Ubushakashatsi ku bijyanye na nimeroloji cyangwa se ubumenyi bushingiye ku mibare bwakozwe n'abantu benshi mu bihe bitandukanye, ariko hari abahanga b'ingenzi bazwi cyane mu gukora ubushakashatsi cyangwa gutangaza inyigisho kuri iyi si ku bijyanye na nimeroloji. Umuntu wa mbere wakoze kuri ubu bumenyi ni uwitwa Pythagoras cyangwa se Pythagore. Tumuzi cyane mu mibare. Pythagore wo mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo yari Umugiriki. Niwe uzwi cyane nk'umuntu watangije cyangwa wagize uruhare runini mu gutangiza nimeroloji. Yari umunyabwenge w'ibijyanye n'ubumenyi bw'imibare kandi yatekereje ko imibare ari ishingiro rya byose mu isi, mu isanzure. Ubusanzwe Pythagore nk'uko yari umuhanga mu bijyanye n'imibare, yabonaga ko imibare ari nk'iy'umwuka, ikaba ifite uburyo bwo kugena ibikorwa byose byo mu isi nk'uburyo abantu babaho. Uyu mugabo kandi yashimangiye ko imibare ifite imbaraga mu kugaragaza imyitwarire y'umuntu. Kuri Pythagore yabonaga ko imibare ari ryo shingiro rya buri kimwe kibaho ku isi. Ubumenyi bushingiye ku mibare ari bwo nimeroloji turibandaho uyu munsi ni ubushingiye ku matariki y'amavuko abantu baba baravutseho. Kugira ngo ubashe kubona umubare w'ikimenyetso cyawe, ufata amatariki wavukiyeho ukayateranya paka ageze ku mubarwa umwe. Icyo twita umubarwa ni ukuvuga 1 kugeza ku 9. Mbere y'uko tuvuga ku bimenyetso bya buri mubare, ndagira ngo nawe ufate amatariki yawe
uyashakemo umubare, ushakemo ikimenyetso cyawe. Ariko amatariki tugiye gukoresha ahangaha, ndagira ngo ahangaha tubyitondere. Amatariki ugomba gukoresha ni amatariki ya nyayo wavukiyeho, atari ya matariki ari ku marangamuntu. Cyane cyane amarangamuntu yacu usanga hariho itariki ya mbere z'ukwa mbere. Abanyarwanda benshi niyo matariki bafite ku marangamuntu. Kuri nimeroloji rero biratandukanye, ugomba gukoresha amatariki yawe ya nyayo y'amavuko. N'abantu bajya babeshya imyaka bavukiyeho, ibyo ngibyo ntago wabona ikimenyetso cya nyacyo. Fata itariki yawe ya nyayo y'amavuko. Dufate urugero nk'umuntu wavutse ku itariki 20 z'ukwa munani 1992. Uko bikorwa, turafata 2 duteranyeho, ubwo ni 0, ni itariki 20, turateranyaho 0 duteranyeho 8, ubwo ni ukwezi kwa munani. Tugeze ku mwaka, turafata turahita duteranyaho 1 duteranyeho 9 duteranyeho 9 duteranyeho 2, ubwo ni umwaka duteranije. Tubonye 31. Urabona ko bikiri imibare 2, ntago turabona umubarwa umwe. Turafata 3, 31, ubwo ni ugufata iyo 3 ya mbere tugateranyaho 1, tubonye 4. Ni ukuvuga ko nimeroloji y'aya matariki twafashe, itariki 20 z'ukwa munani 1992 ari 4. Uyu muntu umubare we ni 4. Hari rero ibiba biranga abantu bitewe n'umubare wabo ugendeye ku gihe bavukiye. Ndizera ko nawe wamaze gukora imibare yawe, wamaze guteranya imibare igize amatariki wavukiyeho, kugira ngo ubashe kumenya ibikureba, ubashe kumenya bya bindi bikuranga. Noneho tugiye kureba imibare y'ibanze n'icyo isobanura. Nk'uko twabibonye, kugira ngo umuntu amenye umubare we, imibare y'ibanze iba muri nimeroloji ni 9, ni ya mibarwa 9 kuva kuri 1 kugeza ku 9. Iyo niyo mibare y'ibanze iba muri nimeroloji. Buri mubare kandi uba ufite icyo usobanuye kandi cyihariye, uba ufite igisobanuro cyawo cyihariye. Duhereye ku mubare wa mbere ari wo 1, abantu bose bafite nimeroloji ya 1 bafite ikimenyetso cy'imibare ari 1. Niba wateranije nawe ukabona amatariki yawe y'amavuko yawe yose ukayateranya ukaza gusoza ufite 1, ufite imbaraga muri wowe gukora cyane ndetse no kwigenga. Abantu bari kuri uyu mubare wa 1 bashobora kuba abayobozi beza, barahatana, bakora igishoboka cyose kugira ngo bagere ku ntego zabo. Bararema, ni aba creative, ni abantu barema ibintu bishyashya kandi ibintu bikomeye. Barahanga kandi ni n'abategetsi. Buriya abayobozi bose ku isi, ubushakashatsi bwagiye bukorwa, usanga amatariki yabo iyo ugiye uyateranya agenda akagwa kuri iyi nimeroloji ya 1. Tugendeye no ku rugero rw'umukuru w'igihugu cyacu, amatariki ye y'amavuko ni itariki 23, ubwo turafata 2 duteranijeho 3, ukwezi kwa 10 duteranyeho 1, duteranyeho 0, umwaka duteranyeho 1000, n'uguteranyaho 1 duteranyireho 9, duteranyeho 5, duteranyeho 7, kubera ko yavutse umwaka w'1957. Tubonye 28. 28 turafata 2 duteranyeho 8 ni 10. 10 rero ubwo ni 1 guteranyaho 0, urumva ko nimeroloji yiwe iri kuri 1. Urumva ko abantu b'abayobozi dufatiye ku rugero rw'umukuru w'igihugu cyacu, ni umuyobozi ari muri nimeroloji ya 1. Umuntu ufite iyi nimeroloji ya 1 bigaragare ko aba umuyobozi kandi umuyobozi mwiza. Ikindi ngo mu rukundo
aba bantu bahuza n'abantu bafite nimeroloji ya 3, iya 5, iya 6, iya 7 ndetse n'iya 9. Dukomeje ku mubare wa 2, nimeroloji ya 2, abantu bari ku mubare wa 2 ngo ni abantu bakunda guhuza n'abandi, barumvikana cyane kandi bakunda kubana neza mu mibanire yabo. Ni abahanga iyo bafatanije n'abandi. Bano bantu ngo bakunda guhuza abantu mu bijyanye n'amakoperative. Buriya ngo umuntu ufite nimeroloji ya 2 muri koperative aba ashoboye guhuza abantu kandi bikagenda neza. Batera imbere iyo bashatse ingo. Umuntu uri muri nimeroloji ya 2 ashobora kuba yarananiwe gutera imbere akiri umusiribateri, ariko yamara gushinga urugo kubera ko ari abantu bumvikana mu bijyanye n'imibanire, ugasanga ateye imbere cyane. Bakora neza mu guhuza abantu nko mu bimina, amakipe n'amashyirahamwe. Aba bantu kujya mu makipe baba ari beza cyane kubera ko batanga umusaruro mwiza. Ikindi, mu rukundo abantu bafite umubare wa 2 bahuza neza cyane n'abantu bafite umubare wa 4 ndetse n'umubare wa 8. Tugeze ku bantu bafite nimeroloji ya 3 cyangwa se bafite umubare wa 3. Aba bantu bo ngo ni abahanzi b'udushya. Bashobora kwigana ibintu byakozwe kandi bakabibyaza umusaruro cyane. Aba bantu ngo bagira ubushuti bwiza kandi bagaragaza ibyiyumvo byabo. Aba bantu ngo baba abakozi beza nk'abacuruzi, abanyenganda, abanditsi b'ibitabo ndetse bakunda imiryango yabo cyane. Abantu bo muri nimero ya 3 bagaragara kuri nimeroloji ya 3 ni abantu bashobora kuba abahanga cyane kandi bashobora gukora ibintu by'igitangaza. Mu bijyanye n'urukundo buzuzanya n'abantu bafite umubare wa 7, umubare w'9 ndetse n'umubare wa 6. Dukomeje ku mubare wa 4, abari kuri nimeroloji ya 4, ababo ngo ni abantu baba batuje cyane, badakunda impinduka, bikundira amahoro. Ibyo bakora baba bumva babikora biri stable, bidahindagurika, kandi bakabikora mu buryo butuje buri mu mahoro, nta uza kubabwira ngo bakore ibi, baca aha ngaha bagire batya. Bakunda ibintu bituje. Ikindi ngo ni abantu bakunda kandi gukora cyane kandi bakubaka, bagira gahunda mu buzima bwabo. Baba abakozi beza mu bijyanye n'imishinga. Iyo ufite umukozi ufite nimeroloji ya 4 ni umuntu ukora kandi agakora neza kuko aba atuje, adahindagurika, atajarajara. Ntago ari umuntu wamusanga mu bintu byinshi binyuranye kuko bimubuza amahoro. Ntago ibintu bimujyana hirya no hino akunda kubikora. Kandi baba n'abafasha beza kuko kubaka urugo bisaba gutuza no kuba ahantu hamwe. Rero abantu bafite umubare wa 4 baba abafasha beza. Abantu buzuzanya nabo ni abameze nkabo, ni abafite umubare wa 4 ndetse n'abafite umubare wa 8. Tugeze ku bafite nimeroloji ya 5. Abantu bari mu mubare wa 5 ni abantu bakunda ubwigenge, bakunda gushaka ibintu bishya, baba mu buzima bushya, mbese bakunda no guhindagurika. Ikindi ni abanyembaraga kandi barizirika. Ikintu bashatse ntibashobora kukibura uko byagenda kose, bameze nka kakiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Bafata inshingano, nta buzima bashobora kunanirwa kubamo kuko barahindagurika, bajyana n'ibigiye. Aba bantu buzuzanya cyane n'abantu bafite umubare wa 7 ndetse n'abafite umubare wa 9. Dukomeje n'abantu bafite nimeroloji ya 6 bari mu mubare wa 6, bo ngo ni abantu bagira urukundo, bita ku muryango ndetse bita no ku bandi. Aba bantu ni abantu b'intwari, baritanga cyane. Buriya ngo usanga ibintu byagoye abandi ari bo babishyiraho, bo bikorera imitwaro y'abandi kandi bagafasha abandi gutera imbere. Mbese
abandi babuririraho bo bagatera imbere kuko baba bashaka gufasha. Buriya ngo no mu miryango myinshi y'abakorerabushake usanga aba bantu bafite umubare wa 6 bakunda kubamo cyane kuko baba bashaka gufasha. Aba bantu bo muri 6 usanga kenshi bakunda kuba n'abarimu kuko buriya abantu b'abarimu usanga nabo barangwa n'ubwitange cyane. Aba bantu kandi bavamo n'abaganga beza. Abantu bo muri 6 mu rukundo buzuzanya cyane n'abantu bo muri 1, abo muri 3 ndetse n'abo mu 9. Dukomeje kuri numeroloji ya 7. Iyi numeroloji ngo ni numeroloji y'ubwenge, gutekereza cyane no kuba mu ntekerezo. Aba bantu bo ngo nabijuru kubera yuko usanga ibyabo biba mu buryo bw'umwuka cyane. Abantu bo kuri 7 ngo biragoye kubamenya, nta muntu upfa kubinjirira keretse uwo bemereye akamenya ibyabo. Aba bantu ngo bihebeye kwitekerezaho cyane, usanga ari n'abandi baba bakunda ibintu byo gusenga cyane. Abantu bo ku mubare wa 7 akenshi uzasanga ari abavugabutumwa, ari abantu bihaye Imana, bashobora no kuba abafashamyumvire beza ndetse baba n'abahanuzi, kandi ngo baba n'abapfumu. Bashobora kuba abapfumu kubera ko bo babaho ubuzima bw'umwuka. Aha hari n'urugero batanga bavuga ko ugendeye ku matariki ya nyayo Yesu yavukiyeho usanga nawe afite numeroloji ya 7. Nanjye nashatse kugira ngo ibi bintu koko ndebe ko ari byo, narebye ku gihe Papa Yohani Pawulo wa 2 yavukiye, ndabiteranya nsanga koko nawe ari muri numeroloji ya 7. Papa Yohani Pawulo wa 2 yavutse itariki 18, ubwo ni 1 duteranyijeho 8 z'ukwezi kwa 4 guteranyaho 4 mu 1,000, 1,000 guteranyaho 900 guteranyaho 2 guteranyaho 0 tubonye 25. Nidufata 2 duteranijeho 5 biraba 7. Urumva ko Papa Jean Paul II nawe afite numeroloji ya 7 kandi ni umuntu wihaye Imana tuzi cyane ubu ngubu washyizwe no mu batagatifu. Abantu bari kuri numeroloji ya 7 mu rukundo buzuzanya cyane na 5, na 3 ndetse na 6. Dukomeje kuri numeroloji ya 8, abantu dusanga ahangaha ngo ni abantu bafite imbaraga, bakoresha ubushobozi bw'umubiri, kandi ni abantu bareba ku mafaranga, bareba ku bukire. Aba ni abanyamafaranga cyane. Icyo bashyize imbere ni ubutunzi, ni intsinzi yabo. Abantu bo kuri numeroloji ya 8 baba abacuruzi beza, abashoramari ndetse n'abanyenganda, kubera ko bo ikintu bakora kiba gifite inyungu. Ntacyo waza ubabwira utabajyanye mu bifite inyungu. Aba bahuza cyane n'abari kuri numeroloji ya 4 ndetse n'iya 2. Dusoza kuri iyi mibare yibanze ari wo mubare wa 9, abantu bari muri numeroloji ya 9 ni abacunguzi b'isi, ni abantu bagira impuhwe kandi baba bifuza gufasha abandi. Aba bantu uzabasanga cyane cyane mu miryango y'abatabazi, mu miryango y'impirimbanyi, bamwe baba baharanira uburenganzira bw'abantu. Ikindi bashobora kuvamo abantu bigisha beza, baba n'abatabazi. Ushobora kubasanga cyane nko muri iriya miryango ya Croix Rouge, iriya itabara imbabare. Abantu bahuza n'aba numeroloji ya 9 ni abari muri numeroloji ya 3 ndetse na numeroloji ya 6. Niyo mibare igenderwaho ndetse n'ibiyiranga ushingiye kuri numeroloji y'amatariki y'amavuko y'abantu. Nyuma y'iyo mibare hariho indi mibare yitwa master numbers. Iyo mibare yo iba itandukanyemo gakeya, ariko nabyo biba bishingiye kuri iriya yibanze. Iyo mibare rero yo ikomatanije ni imibare iba isa, ifite imibarwa isa.
tuvuge urugero niba wateranije amatariki yawe ugasanga bibaye 11, uwo mubare ni umubare ukomatanije kuko ni imibare isa, yo ntago uyiteranya ngo bibe kabiri, oya, iyo mibare yo ni master number, ni imibare ikomatanije, nayo hari icyo isobanura, ifite ibisobanuro byayo mu bijyanye na numerology. Iyo mibare rero 11, 22, 33, 44, gutyo kugeza no kuri 99, yo irihariye, ni master, irisumbuyeho, urumva ko ifite ubusobanuro bwisumbuyeho. Yo icyo isobanura usanga ifite ubwikube bw'igisobanuro cy'umubare wawo w'ibanze. Iyo mibare y'ubwikube ifite igisobanuro cyikubye cy'umubare wawo w'ibanze. Ni ukuvuga iki? Niba ufite 11, niba wateranije ugasanga imibare yawe irahura muri 11, igisobanuro cyawe ni ukuvuga ko byikubye, waba umuyobozi urenze wa wundi wa mbere twabonye. Ikindi, aba bantu bafite imibare ikomatanije bo ngo baba bafite ibibazo byinshi bibasaba imbaraga nyinshi z'umurengera, kubera ko bo bafite ikikubo, ibibazaho byose biba byikubye. Niba ari n'ibibazo bibajeho biza byikubye, ngira ngo uri kubasha kucyumva. Ikindi, aho batandukaniye n'abandi ho gatoya, bashobora kugira igisobanuro cy'umubare uteranije w'ubwo bukomatanye bwabo. Ni ukuvuga ko ashobora no kugira igisobanuro cya kabiri, niba ari 11 twabonye, 1 duteranyijeho 1 ni 2. Ubwo ashobora no kugira ibimenyetso by'umubare wa kabiri ariko nawe mu bwikube. Ubwo ni ukuvuga ko yagira nk'ibimenyetso by'ufite 22. Iyi ni imibare yihariye, gusa iyo umuntu yayimenye akabibyaza umusaruro, nawe aba umuntu ukomeye, aba umuntu uhambaye, yaba umuntu udasanzwe ku buryo n'abantu bose bashobora kubibona. Wa wundi waruzi ubona adasanzwe mu buzima busanzwe, iyo amenye imibare ye ari imibare yihariye, iyi ngiyi twabonye ikomatanije, aba umuntu udasanzwe w'igitangaza udashobora guhita wiyumvisha. Niba wakomeje kubana nanjye, ndizera ko nawe kugeza aka kanya umaze kumenya umubare wawe ushingiye ku matariki y'amavuko wavukiyeho. Gusa nkwibutsa ko ugomba gukoresha amatariki ya nyayo. Niba wenda utayazi, ushobora kubaza abantu bakuzi neza, bazi igihe wavukiye neza, kugira ngo umenye umubare wa nyawo. Kandi ushobora no kureba bagenzi bawe, abo mubana, abo mukorana, ukaba wamenya amatariki yabo, ukaba wamenya imibare yabo, ukamenya numerology yabo, bityo bigufasha kubana nabo neza, bikagufasha gukorana nabo neza, bikagufasha no kuba wamenya abo ukeneye gukorana nabo kandi bakora neza. Ushobora kubabyaza umusaruro wowe, ukabafasha kuba mu buzima bagakwiriye kubamo, gukora ibyo bagakwiriye gukora, ari wowe ubigizemo uruhare kuko wabamenye. Hari igihe bo baba batiyizi, ariko wowe wabamenya bikabafasha gukora neza. Nk'urugero, umuntu uri muri nimero ya 8, uri mu mubare wa 8, twabonye ko yaba umucuruzi mwiza. Ariko nibe hari uwo uzi ari gukora ibindi, ushobora kumufasha gake gake akaba yaza mu bucuruzi kandi yabikora neza. Ikindi ntareka kukubwiraho ni uko iyi numerology idashingira ku matariki y'amavuko gusa. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro, ishobora no gushingira ku matariki umuntu yapfiriyeho bitewe n'ibigwi yasize n'ibyo yakoze. Ikindi ikaba yanashingira ku mazina ye, ku mibare y'amazina ye. Hari ukuntu babara ibijyanye n'amazina. Twe rero icyo twibanzeho uyu munsi, twibukiranyijeho uyu munsi, ni kijyanye n'amatariki y'amavuko y'abantu. Amatariki y'amavuko yawe, kugira ngo bigufashe kumenya aho ugomba kubarizwa, wimenye neza, umenye n'ibyo ugomba
gukora. Mu bushakashatsi bwo muri iki gihe hari abanyamategeko n'abahanga batandukanye mu bumenyi bw'imibare n'ubuhanuzi bushingiye kuri numerology bakomeje gukora ubushakashatsi kuri iyo si ya numerology cyangwa se kuri iyo si y'ubumenyi bushingiye ku mibare. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako uburyo bwo gukora numerology burushaho kugenda bukoresha imibare ya mudasobwa no gusuzuma ibimenyetso byimbitse bijyanye na filozofi, psychology ndetse n'ibindi. Undi mushakashatsi wavuze ku bumenyi bushingiye ku mibare ni Saint Augustine. Uyu yabayeho mu mwaka wa 354 kugeza mu mwaka wa 430 nyuma y'ivuka rya Yesu. Saint Augustine yari umukristo w'icyubahiro mu kinyejana cya 4 kugeza mu kinyejana cya 5. Nawe yagaragaje ko imibare igira ubuzima bwa roho ndetse igira uruhare mu buryo bw'imitekerereze y'umuntu. Nubwo atari umuhanga mu mibare, yatekereje ko imibare ifite uruhare mu isi ya roho n'iy'umubiri. Nawe urumva ko imibare yumvaga ko ari ishingiro ry'ibintu byinshi ku buzima bwa muntu. Undi mushakashatsi wakoze kuri numerology ni uwitwa Just van der Vander mu kinyejana cya 17. Vander ni umwanditsi w'umuholandi wamenyekanye cyane mu kinyejana cya 17. Akaba yarakoze ubushakashatsi ku bijyanye na numerology, agerageza guhuza imibare n'ubusobanuro bw'ibintu bibaho mu buzima. Lao Tzu wo mu kinyejana cya 6 mbere ya Yezu Kristo yari umwigisha wo mu Bashinwa, yari umutaoisme. Yagerageje gusobanura ko imibare igira uruhare runini mu myitwarire n'uburyo isi ikora. Ibi byatumye hari ibikorwa by'ubumenyi bishingiye ku mibare ndetse no mu myemerere ya taoisme. Umushakashatsi Sheilo wo mu 1878 kugeza mu 1936 yari umwanditsi ukomoka mu Buhinde. Ni umwe mu bantu bashushanije cyane numerology mu kinyejana cya 20. Urumva ko bwo ari nejo bundi. Yagize uruhare runini mu guteza imbere no gukwirakwiza inyigisho za numerology mu Burayi, muri Amerika ndetse no ku isi yose muri rusange. Yakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri numerology, akandika ibitabo. Muri ibi bitabo harimo icyitwa The Language of the Hand n'ibindi byasohotse mu mwaka w'1900. Sheilo yakoze inyandiko nyinshi zigamije gusobanura uburyo imibare ishobora kugira ingaruka ku buzima bwa buri munsi, ikabonekamo imibereho y'umuntu n'ahazaza he. Mu kinyejana cya 16, Dr. John N. Cardano, umuyobozi w'imibare w'umutaliyani, ni umwe mu bantu bagiye bakora ubushakashatsi ku bijyanye na numerology ndetse na astrology. Yakoze ubushakashatsi bunyuranye ku buryo imibare igira ingaruka ku muryango no ku myitwarire y'abantu. Nk'uko tumaze kubona ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa ku bijyanye na numerology, Pythagore niwe wagize uruhare rukomeye mu gutangiza no gusobanura numerology. Ariko abantu benshi mu bihe bitandukanye batanze umusanzu wabo mu kuyiteza imbere kugeza na n'ubu. Iyi si ifite imico n'ibyiyumvo byinshi bitandukanye bishingiye ku mibare kandi ikomeza gukura. Abantu benshi bashaka kumenya byinshi ku bijyanye n'ubushobozi bwa numerology mu kubonera ibisobanuro by'ubuzima bwabo. Imyemerere ya numerology ishyira imbere ko imibare ifite ingaruka ku buzima bw'umuntu, ku myitwarire, ku mitekerereze n'imikorere ye ndetse na buri kimwe mu buzima bw'ibinyabuzima. Abakurikira numerology bemera ko imibare ishobora gutanga amakuru ajyanye n'ubuzima bw'ahazaza ndetse n'icyerekezo cy'imibereho. Muri make, numerology ni uburyo bwo gusobanura ibintu bishingiye ku mibare n'uburyo igenda ikora mu buzima. Ikaba ifasha abantu kumenya byinshi ku byiciro bitandukanye by'ubuzima.
Kumenya nimeroloji yawe cyangwa se gusesengura imibare ijyanye n'amatariki y'amavuko yawe bishobora kugufasha mu bintu byinshi bijyanye n'imibereho yawe, imyitwarire yawe n'uburyo wahangana n'ibibazo bitandukanye mu buzima. Nubwo nimeroloji ishingira ku myemerere y'ubuhanuzi, hari n'abantu benshi babona ko byabafasha mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bwo kwiyungura ubumenyi mu buzima bwabo. Icya mbere kumenya nimeroloji bizagufasha ni ukumenya imyitwarire n'imiterere yawe. Nimeroloji ishobora kugaragaza imyitwarire yawe, bityo bikagufasha kumenya neza imiterere yawe, ibyo ukunda n'uko ugenzura ibintu mu buzima bwawe. Urugero, ushobora kumenya niba ufite imico y'ubwigenge, imbaraga cyangwa ubushake bwo gukorana n'abandi. Icya kabiri nimeroloji izagufasha ni ukugufasha mu gukora ibyemezo cyangwa mu gufata ibyemezo. Kumenya nimeroloji yawe bishobora kugufasha mu gukora ibyemezo byiza mu buzima bwawe, nko mu mibanire, mu kazi cyangwa mu mushinga waba ushaka gutangira. Iyo umenye umubare ukugaragaza neza, ushobora kumenya igihe cyo gufata ibyemezo bikomeye cyangwa igihe cyo kugerageza ibintu bishya. Icya gatatu, kumenya nimeroloji yawe bigufasha kumenya imibanire yawe n'abandi. Nimeroloji ishobora kugufasha kumenya imibanire yawe n'abandi. Urugero, ishobora kukugaragariza aho wahura neza ugahuza n'abantu bafite imico cyangwa bafite imyitwarire itandukanye n'iyawe. Ibi bishobora kugufasha mu mibanire nk'urukundo n'ubushuti cyangwa se no mu kazi kawe, kuko ushobora kumenya neza uko abantu bagufasha cyangwa uko muganira. Ikindi kumenya nimeroloji yawe byakumarira ni ugukora ku bibazo by'imyitwarire. Iyo wimenye ukamenya uko uteye, wamenye imibare yawe ijyanye n'imiterere yawe, ushobora kubona aho ukwiriye gushyira imbaraga mu guhindura imyitwarire yawe cyangwa kunoza ubushobozi bwawe. Dufashe nk'urugero, niba nimeroloji yawe igaragaza ko ufite imico y'akanyamuneza ariko ugahora wumva hari byinshi utagezeho, ushobora guhindura uburyo wifata cyangwa imitekerereze yawe bitewe n'uko wamenye imibare yawe, wamenye uko uteye. Icya gatanu kumenya nimeroloji yawe byagufasha ni ukumenya igihe cyiza cyo gukora ibintu. Nimeroloji yemeza ko hari igihe ibihe bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi mu buzima bwawe hakurikijwe imibare y'amatariki y'amavuko yawe. Ibi byagufasha kumenya igihe cyiza cyo gutangira igikorwa runaka cyangwa se ibikorwa bidasanzwe, ndetse ukaba wanashaka gahunda nshya cyangwa ugakora ibintu bishya. Bityo ukaba wamenya igihe cyo kubikora neza cyane cyangwa se igihe cyo guhagarika, ukamenya igihe cyo kuva mu bintu niba bitagikunda. Ikindi nimeroloji ishobora kugufasha ni ukwigobotora ingorane. Nimeroloji ishobora kugaragaza ingorane cyangwa imbogamizi ushobora guhura nazo mu buzima, kandi ikagufasha kumenya uburyo bwiza bwo kubikemura. Iyo uzi umubare wawe, iyo uzi imibare yawe, ushobora kumenya aho wumva ugomba gushyira imbaraga cyangwa ahari impungenge n'imbogamizi, aho ugomba kwitondera. Icyo twasorezaho nimeroloji yagufasha ni ugushyira imbere ibyo ukeneye gukosora. Nimeroloji ishobora kugufasha no kuguha ishusho y'ibyo ugomba gukora kugira ngo ugere ku ntego zawe. Uko warushaho guhindura ibintu bimwe na bimwe mu buzima bwawe kugira ngo bigende neza. Urugero, niba ufite umubare ukwereka ko ukwiye kugabanya imbaraga mu gukorera abandi gusa, ushobora gufata igihe cyo gukora ibyawe ku giti cyawe, akaba ari byo ushyira mbere. Dushingiye ku byo nimeroloji yafasha, muri rusange kumenya nimeroloji yawe, kumenya ubu bumenyi bushingiye ku mibare ni ingenzi. Bishobora kugufasha kugira ngo ubashe guhangana n'ibibazo, ubashe kugenzura imitekerereze yawe. Ibi bikaba byagufasha ku myitwarire yawe n'ibyo ukora, kandi ibyo ukora nibyo biguteza imbere, nibyo bizagufasha kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ibi kandi bigufasha kugira ngo ubashe kumenya imyitwarire yawe n'abandi, uko wakwitwara muri sosiyete.
nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo wungutse usangize abandi ibyo twaganiriyeho. Ikindi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ukore subscribe, kandi subscribe ikorwa rimwe. Ushyiremo n'igitekerezo, ushobora kutwibutsa icyo twakibukiranyaho, kandi ukande no kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.